muba mwahandagaje mwavugishijwe umeze ute sawa umeze uko Imana ibishaka ahubwo reka mubaze hamwe ngiye kubika zendi ndi igihingwa se kababaza amakuru meza wanyeretse uceceka mwanjije mwe n'inkage mvuga ngo muvugire ndagira ngo menye amakuru ya Gashuri kuko ibigaragara kuva mu gitondo kugera iki gihe ntabwo yari yagera mu rugo ntabwo yagwiriwemo ntabwo se mwajyanye ko ngenda asa nibagirwaho ndajya ariko buri munsi uzaza n'umunabi uragira ngo bigende umuntu akumbuye yanakubuza kubwe n'ibibazo biba biri muri rugo nimba ari uwahageze nimba ari genda kubaza Gashuhe ko uyu munsi atagiye kwituma ku nsina ye byagende yitumye he mvuye kureba ku nsina mvuye gukontorora buri nsina zose nazinyuzeho sanze igikorwa cya Gashuhe nta cyagezeho ntabwo nibutse Gashuhe kare mu gitondo ageze kubura akanya gukina umupira kitumyeho cyagesha cyayitanze ahandi kinyago inyise ifumbire hajya ariko nawe rero nuko umuntu akubwira ngakuruhije amategeko mu rugo abantu nabumvikanye umwana w'umusore reba nanjye ungana gutya bazaza batubona ku gasozi ku nsina twanditse ikibuno ubu ni umuco ese ubundi muri mwe ntabwo muheruka kugwara mu nda waduhaye se ko ririya fumbire risohokera rimwe ariryo rifata insina rikajya mu nguri ugasanga umubyaro urimo gushisha ni amakuru ufite dore umuhungu wawe yazigiye none wowe ngo wamujya kumisha ubundi mwebwe mugomba kumisha buriya iyo umishije ifumbire ririruka rigahita ryirukanyira mu nguri ikamubwira kugira ngo tumisha rero tugurira ibiryo byinshi tumisha oya nose ubundi ikintu nshaka ikintu mbangira ni kimwe nzana ubunyobwa kugira ngo muhite mubushyiramo butanatogose mukamanza mwabukaranga ubundi mujye mubushyiraho bikijyamo bitamukuraho ubundi murebe ukuntu muzatanga umusaruro kandi uzamisha kenshi nzaza muhera tujya nabi twivuze menshi kandi nta na mitoro watutaye ubu se nurya nabi insina ikazaho igitoki kigaragara ntabwo ahubwo uzarya amafaranga menshi ndashaka najya usanga turi gucyocyorana hejuru yo kujya kumisha ku nsina banadutse uzi ko hari abantu baje hano kare baje gushaka ubwiherero ntabwo ari isoni ko iyo ubarangira ku nsina zanjye ahubwo zigira n'ikindi nabo utegura n'insina z'abashitsi wumva si ni kumva aricyo yego urata mwana utangiye kugira ubwenge ku buryo umushitsi azaza ukamubwira ati insina y'abashitsi ni iyi ngiyi ntabwo uri kubyumva ko ntabwo uri kubyumva ifumbire nyine turi kumire ubwo iyo niyo nama mugiye y'uyu munsi n'inzara igiye guterererwa ahubwo nibyo ahubwo simbuka uzanire inusu nawe mva impande ugenda ugiye guteka buriya bujumba umuntu abicyo yakwishira mu ibijumba buri sogora buri munsi noneho ubyange mfite ubwo ufite undi urabihaha niko bucya amarorwa n'akasi kumva ejo bundi twarahuye tuvuga iby'imihembezo ubona mwanyipampiye mu mirima mwayipanze mwayigize iyanyu yose nibagirwa kukubaza ikintu kimwe mbwira ukuntu waje ugashuka cyumbati ngo ntabwo y'ibishimbo ngo ubijyane muri tubu akose nyirana uri kubona cyumbati ari umwana uriya mugabo wawe nta bwenge agira se abatubuzi hanze ahangaha baragwiriye ndabazi nanjye ko ntamushyira amakengara makenga ibiki hari umunsi kure mutena ati badushishikariza ngo tube maso batekamutwe baragwiriye ubwo nawe nibyo waje uramutekera ese njye ndumutekamutwe utaba umutekamutwe se ahubwo yarabigurishije buriya nuko utabizi akagenda wimurisha ahubwo urebe n'ibindi katabijyana cyumbati ibyo bintu ntabwo yamenya arabizi ko cyumbati ndamuzi neza ntiwabijyanye rwose yikuye nteranya nawe kandi turi inshuti ushaka kunteranya na cyumbati ngo nemere ko ibyambwe ari amafuti cyane rwose ahubwo reka kubwire rero umva nkubwire umva manzi incishika manze hari umushinga waje rero mbabarira cyane ntabwo urabumva kuri radio se kagira inkuru n'umwuka ujyana ihene bakayitera intanga igahita ibyara enye ubwo ihene yabyara abana bane koko yabimeze iki ariko se murizi kandebera ako karani gatoya iyi niyo najyana uri kumva iriya niyo nini karani gatoya najyana iyi nini niyo yababyara
ariko mvange koko wareba abantu ukabafata mu mutwe. Wowe ntari mu mutwe ariko se nawe ujya ubyumva kuri radiyo. Wanshushanyije Ntabwo ubyumva kuri radiyo. wanyitegereje ureba njye nyirantambara ndi ikigoryi cyo kuvuga ngo urajya gutubura ihene ngiza n'ibyana Ariko abantu bose nahuye nabo kari benshi cyane uri kubona ari wenda tubura. akose Hagiye umenya ubwenge muzahora mu bujiji kugeza ryari. nguye wangurishije agapurate mbona Wese hari ingaru byaguteye. nkundira umuhembezo mbona ni byiza akose ihene yanjye akose uri ihene yanjye Ihene ni na nziza rero yaba byarakoze. Kubona ari na nini. Ni nk'izi bashaka. ihene yanjye Shazana dore ningi wajya unari mbizi neza ku isi. Umva se nkubwira. Nagakwaye ko yari afite impfizi itini. Ariko nawe narayijyanye ubu kugira ngo yurire yawe. Yo ni amafaranga ya ntiyimyaga ariko ubu ngubu ni 5 bamwe. etanu Cyane rwose. ese mfizi warayijyanye bayitera Nayijyanye bayitera inama. nziko ibyaye ari karemano Reka da nayijyanye bayitera inama. Iramutse yuriye yawe. Itisuka hasi abo batatu. batatu Cyane rwose. none ku ntanga babaye bane Ahubwo gira vuba udatinda. ariko n'ubundi njye nyirantambara nzi guheba Erega mujye mugabanya n'ubujiji mwabagore mwe dore ko mwabaye ubwo no bibitse mufite ubujiji ntawanga kumva gira vuba vuba ubwo toshisha ariko se zarumbuke umva se ariko se reka vuba ubundi ko nkora nkukoreye imiti uzampangara ese kandi ese hashemo n'iby'amafaranga nyine uzampangara none se nkorera umuntu ese nagize ngo urakorera ubuntu nk'umuntu wanjye none se ariko reka ngende tuzabiganiraho byakunze ntabwo njya nkomo kumva nkubwire iraje byarabo bane bose simbuka hey wikurikirane bazayiheraho muzambere nta kibazo bose zatebuke kandi dore nyiguhaye ari nziza bazari nkarura yarabaye umunene kandi naraguhaye ihene nziza ntako nawe agize imana ra ihene imwe zikagaruka ari eshanu kabisa nta gihombo rwose akomera mu cyombe Nakurukira amakuru ni meza cyane nawe urakomera nakoroye se naborohera urafite ikuri ako buriya umuntu ukina nawe uzo wari biki se kandi noneho uzakugonga bigira inzira nkucisha ipine ntangonga se turafite abantu bivanganya n'ibyondo yagize ngo uri kuvuga ibya cyagiye mbigisha gusoma we na nuza na cyumbati waretse kunjijisha urareba ugasanga ngende uwo mwaka ujijisha nawe tujijisha njye nawe mukuru ninde ku byo wamfata nk'ikigo ibiki se kandi ubwo ndakwiyamye n'undi munsi n'umwe ku mugore wanjye shaje ugabanya imijyabagira bayifite nibagira ihiye ushatse kuvuga ngo njye ntawe mfite nyine nta mafaranga nta buzima kugira amafaranga mu mutwe se ari zeru bimaze mu mutwe ari zeru ariko niba utazi gusoma wowe nta bwenge ufite wowe nigishaga ejo na cyumbati gusoma bari gusoma mesaje utagucaka uko njyewe nyitiranye mwitiranye bikisa agenda uri nta uriya ni umuntu dukorana bizinesi wo mu Bushinwa yari yanyohereje igishinwa icyongereza igifaransa igiswahili byo kuzimya buja kurengera Bushinwa usibye ko na biriya nari ndi kukwereka yari ikinyarwanda cyanditse neza cyumbati yagucuranga ariko uziko wagira ngo nawe baranakuroze nta n'ubwenge ugira wabonaga kiriya ari ikinyarwanda kiriya ntabwo ari ikinyarwanda bro kiriya ntabwo ari ikinyarwanda okereka ibyo ngibyo reka tubyihorere twivugire ku byo kuri gahunda y'umukobwa urinda kunetera umugore wanjye witwaje ubwo bufaranga amafaranga nkorera wowe urayazi uyu amafaranga nkorera urayazi mbere yo kugira ngo uvuge gutyo ngo ntabwo nzi gusoma ngo wari wabona ubundi umusore wapfuye adasanzwe indese yandajya uvana hitera wari wabona umusore wapfuye adasambye umva kuza nkahita nkuvanganya n'ibyondo noneho sasa utagira n'icyicumi uzabona aho kwicisha umuntu gitorize sha uzi ko njyewe nzi igice kimwe wari wabona umusore wapfuye adasambye umva n'undi munsi n'umwe umva nagukubita buriya rero njye nanga umuntu unyinisha mu buzima nanga umuntu unyinisha mu buzima umukobwa niba namuterese twarakundanye n'undi munsi n'umwe
rwose ntabwo twatubyumva ibyo ndabizi ariko ntazongera kugira ute rwose kubikumva cyangwa kubikubonaho ntugire impungenge nta kibazo ubwo ninongera ni mayiti ahubwo reka mpite nagenda ni mayiti sawa urugendo nongera kubikubonaho ni mayiti oya nta kibazo yewe abakobwa b'iki gihe bahu bizagorana niko bimeze pe Mwiriwe yemwe Yego. nari ngize ngo ntabwo muhari da Turahari. Ya nama se kudusuye nama ho. amahoro da nta n'ikintu kidasanzwe Kamuzanira agatebe. oya Wicaye. oya byigire Uricara se. ndimo kwivuza abantu Uratubwiye igikuba gufatanya akazi ko mu mudugudu n'iby'iwanjye kugira ngo biroroshye erega utagira ngo buriya uriya mukobwa wawe wa murumuna wawe ubu ngubu mba mufite kuri lisite y'abo ngomba gukurikirana rero utagira ngo Era mujyanama nawe urakurikirana. Ubu igihe nabikubwiye numvaga warabyibagiwe. ahubwo se byifashe bite Nyine urumva. Ugakomeza umuntu yigisha. none se byibura ya miti igabanya ubukana bwa sida barayifata Sha uko biheruka mperuka kumuherekeza turagenda. Tugeze ku kigo nderabuzima mbona agize ibintu byihungabana yikoze nyine bya bindi nakubwiye ngo yabonye ngo abantu bari kumureba mwagira ngo baramwisekera nyine birangira tugarutse nta kintu nta gikozwe ariko nyine ari ntegereje imbaraga zawe. umva yego rudo usigaye uziragira uziziritse no ku kaguru amara kugira batazayinyiba ibisambo byabaye byinshi murakomeye uzene ryari sha nsigaye ndi umuki uze nyirantambara nta makara niko yego wayiguze ryari muri iyi minsi narayiguze ko nayiguze ha nyine gusa kari kameze neza hari umuntu urabwiye nzamurebere agahene ko gushakamo burushete kano gahene ni keza buriya rero karebe rwose karebe ntagure se rudomoro kuri umukene ubu muri iyi minsi Ntagure? ukenye ireba ari Ntagure ukenye se? ireba yambwira ngiye Ukenye. nkagure umuntu ajye kukabaga nubwo ari agashashi nose uri ukuntu urampangaye banza uyirebe neza ese ahubwo arahari Hafi hawa dore ariko mperutse kumubona ari kumwe n'umuhungu hariya bafunze inguni wa muhungu yitwa mafiyeri none se ibyo ngibyo buriya mafiyeri buriya arabizi ko Gusa ibyo ngibyo ntabyo nzi by'abahungu bagendana n'iki ntabwo nzi niba yaba abizi gusa icyo nzi cyo ni icyo ngicyo nuko atarafata imiti igabanya ubwandu bwa virusi itera sida ntabyo nzi rwose gusa bizabona okay ntacyo ubwa mbere wari umuherekeje ni buke nyine ni ukugenda kwigisha no guhozaho nanjye niduhura nzongera turebe cyane abase sawa ariko uza kumusanga sawa rero dore nari ndi kwihuta rwose bikurikirane mujyana bikurikirane ku buryo kose iki kibazo kigomba kuva mu nzira buriya murumuna wanjye arambabaje utwo dusore tundi ariko ni ukumwigisha nyine kwigisha n'ubwuzu none se ugira ngo utwo dusore twose turi mu tundaje ishinga wagize ngo si impaka y'abantu yawe ari kona wamenya se ari two ari nawe wanduje undi hari icyo kibazo nigeze kumva avuga kuri telefone umuntu wayimwanduje ariko namwibagiwe ariko sinzabura undi munsi mwumva uko biri kose iryo zina umbwiye ngo mafiyeri ni ubwa mbere ndyumvishe mu matwi yanjye ntabwo aribo bavuganaga ni ubwa mbere ndyumvishe ashobora kuba ari undi mushaje ashaka kose urangeza ku irembo njyana hari waza umunsi umwe nzaguhara neva hari ntaho yagiye ukaza ukamfasha kuko ndabona bikomeje gufata indi ntera ntacyo uzabwira wowe uzandika rwose ngomba kukurya icyaha ukaza hari kuko dukomeje kurebera gutya ntacyo twaba turi gufasha abana bacu wowe
ubwo nyine nk'uko nabikubwira uzacunga ari hano tunyarwa dore ubundi mitenza noro tumwicarire tumwumvishe twicare tumuganirize tumushyiremo hagati tumwumvishe ko atari wa mbere kandi atari nawe ubaye wa mbere hose ndumva uwo munsi uzaba ari ingirakamaro kuko ntabwo mu magambo tuzavuga uko biri kose ntabwo tuzarudura ubusa nzi ko bizabyara umusaruro nkurikije intambwe twateye tukagenda tukagera ku ivuriro nubwo yananiye akagaruka ariko wabonaga ko hari aho avuye hari n'ahageze ntacyo no gutangira nuko rwose mujyanama nkawe ntukaduceho rwose jya ukomeza ubikurikirane yego ariko ubwo nari ngiye hariya hepfo oya rwose gerayo amahoro nanazamuka ngasanga yaje gerayo amahoro rwose yego mwirirwe karanubaha cyane rwose uri kubona itakumenyereye se karanubaha yanagukunze manzura yampaka none si ubwo ngubwo umuntu uko yari yambwiye ngo nzamushakire agahene katarenze ibihumbi 15 20 aho nawe wayibona nisuba kangahe karenze ubu burushete 15 mwe 15 wavuze 200 tanguye yita nshoboye kuyigura ntazi n'iby'amatungo ugasanga mbihombeyemo rudomoro iyi hene ni ihene nziza nyine nguhangahe ese rudomoro ihene 30 oya 30 ntabwo byavamo 30 yo ndayarya gose kuko se rudomoro reka nkudohore ndohora wenda ugabanye ujye hasi ya 30 kuko ayo mafaranga ni menshi cyane 70 70 se ntawe urayaba ntabwo byavamo mva yego rwose nakubeshye ihene yawe reka nkwereke mva ndimo umuguzi ntabwo mba niguragura reka ngo ibihumbi 10 akora udomoro 10 ntawe nayemera mama 5 yonyine nimba utarimo umuguzi wigende 5 nibyo ushaka 5 yonyine ntabwo twaruhanye ubundi se mvange kuko kirava mani mwigendere dore ibihumbi 5 rwose nayo ni ibyayo pe ahubwo gira vampa amafaranga inkwaye itungo ryiza nawe urireba rifite umugongo na 10 wifuza ni ibihumbi 5 nimba ari 10 byihorera 10 atagura n'ikiro cy'isukari nibyo ariko rwose pe wese wayamaze nta nicyo wanayamaze domoro akubona ntago wa boro nziza we boro zurazima ariko hari igihe boro zawe rwose hari igihe ushaka kunaniza buriya rero wa ntago nakunaniza ngarurira ushaka serudomoro uri kubona ndagaruranya kuyihe waretse uri kumva se tukazabihwanyizamo nazanye ndi boro oya ahubwo ureba amafaranga ungarure ntabwo nabaye amafaranga bimeze umva nk'urudomoro oya umva nkubwira yewe ejo bundi nzakuzana ndi boro amafaranga nabaye wayarebye neza nayabonye ni ibihumbi 5 wowe ejo ndi nzakuzanira boro duhurize ariko kungaho mugarure hariya nawe rwose ubwo ari kungaruza ngahe mugaruza subu yari kurenga ntawe yari kurenga 20 nuna kukugaruza sawa ubwo unsigemo ideni ryangahe 20 mwishyuye angahe 5 uzi imibare rwose ibintu biri kugenda biza domo kajyane reka nkajyane nanjye rwose kano gatungo ni keza umucambere yari yambwiye ngashaka ko kubaga kaba umva kajyane kabisa ni keza kano gatungo zigendere ndayitwaza waretse nkanaguherekeza ako se wagenda ko ndayitwaza akora rudomoro ugurisha itungo ukamenya naho rigiye rudomoro ubwenge bwawe so ndakuriye akaguru mpere cha rudomo turiye igicucu kapura umuheto ndakuriye we ubaye amafaranga ntiyaragura n'imodoka koko rudomo warariyendagiye akaregendere nge mvange anishije ubugogi bwanyu Domo. Turi ni hene yerekeje hera. Yerekeje aho guzi ko nanjye kuhamagara mucunga. Kari ya nyayo. Ni ya nyayo. Komera. Yicashi se uyijyanye he? Sinawugira ko kuzana ibintu by'ubugambo bwinshi. Ntabwo wambwiye ko ushaka ihene yo kubaga imeze neza. Ndayishaka pe. Nese urabona iyi hene itavamo burushete nyinshi na zinga. Ni iyi ngiyi nashyira mu ese w'igikindi. Ni iyi ngiyi ntayo. Ndacyari rwose. Urabona itarimo. Ubu umva
ubu nanjye kuguhamagara nanjye kuyizirika mu rugo nuko mise wisuma amagara. Noneho ni amahirwe mwene. Nta mahirwe pe, ntabwo nenda yirarana iyi ngiyi irimo amafaranga. Iyi ngiyi irimo amafaranga. Uramanga ukuntu burusheti zabuze se? Uramanga herero sasa. Ndagukubita inoti y'ibihumbi 15 se, iyi ni intuzo uru n'urukwavu. Oya rwose ako twumvikane rwose. Ako nawe ujye uhagurukira mu mafaranga afatika. Okay, ndaguha ibihumbi 30. Kuko nanjye niyo nzakunzunguka nakubashe 30. Atanaguza n'ibiro bingaye by'ibishyimbo niyo naguhera ihene nziza nk'iyi. None se ubundi tutaruhanyije ushaka manga. Amafaranga make cyane nshaka mw'iyi hene. Uri kunyumva neza? Amafaranga make nshaka mw'iyi hene byuza n'amafaranga inote y'ibihumbi 200. Ibihumbi 200 wayakuramo nubwo burusheti zahenze. Ako burusheti niba iri kugura amafaranga atari munsi y'amafaranga 1500 inoti ya bibiri zingaro, iyo umubiri iri ku mafaranga 1500. Ubu iyi hene irimo zingaro zingana. Ese uko nana arimo burusheti 500. Ubu sirimo zingaro zingana. Igihanga se kigura ngaho. Katwereke uruhare. Giye kuguha amafaranga inoti y'ibihumbi 70. Nuyanga 70 ntabwo nayafata. Abacuruzi bacuruza inyama ni benshi, abashaka korora ni benshi. Uri kumva? Ntabwo ihene ari amafaranga ibihumbi 70 nayigurisha. Waba wayibye se? Amafaranga ntajya mu nda. Ni inote y'180. Akure bitako ryayo. Kwiga buriya bya bindi bya kizungu ibintu no kwitereza. Iyi ngiyi yamenyeye ubwato. Kumva neza. Wagabanya kutagura. Urabizi ko mbanye na imari zose nzahugura. None utangiye kuvuga ngo ntabwo ibya binajya se buranda n'ingurube iyi ngiyi. Handenganye se ngiye ko natorora. None se niba utorora rero umenya ihene nziza. Ihene umukiriya ararya navuga ngo wamaye ikintu. Ihene umukiriya ararya kuba ati wamaye ihene nzima. Aticiraguraho. N'abanyatugure rero kwere ku ruhare. Kandi uko ndagenda nyigusobanura niko amafaranga ariyongera. N'abanyatugure amafaranga ntarajya munsi n'amafaranga 180. Niba utayemeye mbwira nigire ku isantere njye kuyigurisha. Iyi hene ntabwo yancika. 180 ntabwo se nayo dusigaranye. Oya iyi ngiyi njye wambwiye ihene imwe. N'izindi nazishaka. Iyi hene ni nziza. Ugiye kuyagura kuri telefone uri kubyemera. Nawe ya nta kibazo hakiriho. 180. Zana nishimye murashiramo rwose. Ntabwo nukundangiye ntabwo rwose ihene nziza yanjye rwamaye gutaha ari nziza. Oya geze ko iyo gahunda zifite n'indi boro nshaka kuza. Ntabwo agira bwavu. Ukuntu ihene zabuze gusheta abakiriya baba bameze nabi ngo narabarenganyije ntabwo bakiriye. Amazina ni Rudomoro Gustave. Rudomoro Gustave. Urasanga kuri telefone yawe. Aha ndirebera sha. Irebera humura rwose se tuzizi ko ndi nyanga mugabo njya mbesha ko Rudomo. Ubizi ko dusanzwe tugura boro. Oya nayabonye da. Wojyana boro yawe rero. Mpakanyijyane njye kureba abakiriya banjye bamaze iminsi. Kananje ni barancitseho. Ntere utuzi hari ahantu nari ngiye mu nama. Oya nta kibazo turi kumwe. Turi kumwe nta kibazo. Njye kureba icyari.